hamwe gushyira hamwe kumva ibintu kimwe gufata umurongo umwe nibyo bituma nyine bareba bashyira imbaraga hamwe bakubaka ikipe yabo ikomeye nahatana. Uyu munsi murabibona gute? Ubumwe bw'abareyo burahari? Nta bibazo by'amashyamba kwayo yahozemo cyangwa se byagiye bibaho no mu bihe byatambutse. Uyu munsi ubumwe bw'abareyo mubona gute kugira ngo mugire ishingiro bwo kubaka ikipe iri competitive? Urakoze Jean Claude, ngira ngo ubajije ikibazo cyiza. Ngira ngo buriya ubumwe bw'abareyo mpamya neza yuko iyi kipe itsinda niyo factor ya mbere yo kugira ngo abantu babe bari hamwe, kandi ntabwo ari abareyo gusa. Ahantu hari hose ikipe itsindwa, ngira ngo mu minsi yashize muri bagenzi bacu hari igihe cyageze bati abatoza ntibashoboye, abakinnyi ntibashoboye, bamwe batabatoza babirukana abandi. So iyo ekipe idatsinda idatanga umusaruro, byanze bikunze hazamo divergence, kutumvikana ku kintu runaka, kuko umwe abareba akavuga ati uyu muntu ntabwo ampa umunezero nshaka. So ubumwe bw'abareyo bwubakwa n'uko Rayon Sport yatsinze, bugacumbagizwa cyangwa se bugacibwa intege n'uko Rayon Sport itatsinze. Ubu hari abavuga bati ekipe ihari tuyigihe iziyubaka ivemo ekipe yongera kuduha ibyishimo. Harimo n'abavuga bati murenze ibyo yazanye afazari byari bihari imbere, kuko nyine byumvikana yuko ekipe itaratanga umunezero. Gusa twe nk'ubuyobozi ntiducika intege, kubera ko umuyobozi aba areba ibyo umufana cyangwa undi muturage atareba. Niho nyine itandukaniro ry'ubuyobozi no kuyobora. Hari kure ureba wambukiranyije iminsi, wambukiranyije amezi, undi wakareba match yabaye niyashize, mu gihe wewe wenda ureba icyerekezo kirambye cyangwa iterambere rirambye. So rero umuntu yavuga yuko mubare ubu ngubu tuba ku magroup atandukanye, turabyumva niyo muhuye. Harimo n'umuntu muba muva indimwe akunda Rayon, akaba ari nawe ukwibwira utwiciye ikipe. Ntanarebe niyo ekipe wafashe yari ihagaze. Kugiye kuba tureba ngo ubundi ibibazo turimo ubu ngubu birakomoka hehe. Ntabwo byatangiye itariki 25 Murenzi ajyamo, byatangiye mbere amezi umwaka 2-3 byari imbere. So ubu ngubu ndasa nkaho n'abagenzi banjye dufatanyije twazunguye cyangwa se twerise ibibazo bitandukanye tugomba gushakira ibisubizo. Mwe muri abanyamupira ntabwo ibisubizo, uretse ko no mu buzima busanzwe uruhurirane rw'ibibazo ntirukemuka mu byumweru 2 cyangwa ukwezi. Bifata igihe ukagenda umuntu akemura kimwe ku kindi. So umuntu yavuga yuko ubumwe bw'abareyo bumva bareba icyerekezo kiri Kigali, turi hamwe rwose, turimo turakorera hamwe. Ariko nta n'uwagaya n'undi ushobora kuba abibona ukunda akavuga ngo twebwe twari twiteguye ko Murenzi aza agahita ibitangaza bivuka. Ntabwo ngiye mbyizera gutyo. Nizera yuko process yo kubaka n'itafari rijya ku rindi kugeza ubwo inyubako ikomera. Abantu bakwiriye kugira patience cyangwa se mu Kinyarwanda ni ukwihangana no gutegereza. Nubwo nge nababwira ngo barategereza igihe kirekire, bose ntabwo ari igihe kirekire. Ndahamya neza yuko ubwo rero uko turushaho kubaka intsinzi muri ubumwe bw'abareyo mwabubona neza. Turamutse dutsinze wenda nka match y'uyu munsi nikurikiye mu gikombe cy'intwari, wabona ubumwe bw'abareyo nyine ni nka buriya mwari mwabonye kuri Super Coupe. Twari tumaze dutsindwa, abantu haje abakinnyi bashya, stade mwari mwabonye ko yuzuye, kandi atari ukuvuga wenda ngo dutsinze match nyinshi. Noneho rero wenda ngaruke no ku kindi. Hari icyo uvuze ngo ishyamba. Ishyamba burya ni mu mutwe no mu mitekerereze y'umuntu. Mpamya neza yuko umuntu ashobora kujya hariya Rayon Sport yatsindwa akavuga ati yaba batsindwaga, ariko ahanini uwo nguwo simubona nk'umureyo. Muhita mubona yuko afite ibindi bibazo yifitaniye wenda na Murenzi cyangwa n'abandi batandukanye kurenza. Dukwiriye kuba turi inyuma ya Rayon Sport kurenza kuba inyuma ya Murenzi. Ejo azagenda haza undi, ejo Murenzi nabo hazaza Claude nawe agende. Mureke twubaka isano muziri rikomeye na Rayon Sport,
abandi tuza turi abakozi cyangwa turi abaserva inyungu z'umuryango. Uwo ari we wese rero wumva yuko yakwishimira ko Rayon Sport yatsinzwe yaba afite izindi nyungu zitari za Rayon Sport. N'uwajya mu ishyamba yaba agiye mu ishyamba kubera ko wenda hari inyungu ze zabangamiwe cyangwa se hari imyumvire yabangamiwe, ariko ubu ngubu buri mureyo turamwakira, turi kumwe, dushyize hamwe, mureke dutsindane, nidutsindwa tunatsindwane. kandi ama ekipe menshi iyo resilience, iyo kudacika intege bivamo kubaka ibiramba. Yego, Perezida, ubu rero ndagira ngo unyemerere uze kudusubiza urasa ku ntego, kuko abariyo batubajije ibibazo byinshi. Hari uwitwa Joseph Usengimana yavuze ati umutubarize bya bisi yatubwiye aho igeze, umutubarize naho umushinga uvugurura amategeko aho ugeze, atadusobanurire n'umusaruro muke afite. Ubwo ibyo wabivuzeho kuko aho yafatiye ekipe ku manota 26 ubu yabonye amanota 9. Tubijyanirane n'undi kuko birajya kumera nk'ibisa. Witwa Jewiz yavuze ati mbariza Perezida, ati se umushinga w'akanyenyeri ugezeyo ko ari uriya mushinga ari wo hazaza ha Rayon Sport, kambona nta mbaraga bagishyiramo. Reka duhere ku cya bisi. Navuga yuko umufatanyabikorwa turimo gukorana kuri bisi, twinjiye mu buyobozi, hari ibyo yari atarumvikana n'ubuyobozi, yaba ubuyobozi twasimbuye. Ibiganiro byarakomeje. Icyo naho icyizeremo abanyarwanda n'abari muri rusange nuko nibikunda muri iyi minsi bitarenze ibyumweru 2 amasezerano agenga imikoranire turi bube twashyizeho umukono, noneho process ikomeze, ko process yari yaratangiye. Hari haratangiye process ya procurement cyangwa se kugura no kwitunganya. Ibyo byarakomeje, ahubwo ubu etape tugezeho noneho ibyo byose byakorwaga biri hanze y'ibyanditse. Ubu rero tugeze kuri etape nziza ku buryo inkuru nziza nahabareyo nuko nyuma yo gusinya ibyo turimo kumvikana, etape izabikurikiyeho noneho ni ukuyizana ikaza gutangira gutwara no gukorera abareyo. Umuntu yavuga yuko ari gahunda izagenda neza. Noneho tugiye arugarutse ku musaruro w'amanota yagereranyije, ndabyemera rwose, ntabwo abareyo turabaha ibyo bifuza, ariko nibaduha igihe gitoya kugira ngo ntabwo njya ncika intege. Nibuka muri 2012 muri zone 5 twakinnye, twari dufite minota rimwe muri 15, turazamuka dutwara igikombe cya shampiyona, nta mwanya n'umwe dusibye kunyuraho. Rero bivuze rero yuko tugifite umwanya wo kwiyubaka. Dukwiye kugira patience, nabigarutseho yuko ntabwo ushobora kubaka inzu mu minsi 3 ngo ube uyubatse uyisaka uyituyemo. Ni process umunsi ku wundi. Ku birebana n'umushinga w'akanyenyeri, ni umushinga twabyukije nyuma y'uko tugiye mu nshingano, kuko uburyo inzego zari zitumvikanaga kuri iki kintu mu minsi yashize byagiye bituma habaho idindira. Umuntu yavuga yuko tumaze kugira abanyamuryango bamaze, cyangwa se abakunzi bamaze kwiyandikisha bagera ku 29,980, hafi 30,000. Abo bantu bose tumaze kugira abantu bagera kuri 553 bamaze gukora kwishyura uriya musanzu fatizo w'ibihumbi 30, ndetse n'abandi 4,627 bamaze gutanga byibura igice kuri uriya musanzu fatizo. Umuntu rero yavuga yuko mu bafana abanyuze muri MTN tumaze kugira hafi 16,000, ndetse n'ibirenga 13 banyuze muri Airtel. Ni ubukangurambaga, abantu bakomeze biyandikishe, fanbase uko yiyongera ni nako tubasha kugira imbaraga zo kwegera abafatanyabikorwa. Kuko iyo ugeze ku muntu ukamubwira dufite database y'abantu 30,000, 50,000, ahita abona yuko ari abantu mushobora gukorana mu birebana na business. Ariko tunabwira n'abantu bakomeze batanga uyu musanzu fatizo
w'ibihumbi 30 turifuza yuko mu ishoramari nka Rayon Sport dushaka kugeramo tumaze turateganya yuko mu rwego rwo gukemura ibibazo bya mikoro bihoraho uyu musanzu ufatiza uzavamo ishoramari rizaha Rayon Sport kuva ku gusabiriza no guhora mu bibazo bya mikoro twabaye n'imyaka n'iyindi. Naho umushinga wo kuvugurura amategeko umushinga wo kuvugurura amategeko tuwugeze kure. Turateganya yuko nibikunda icyumweru gitaha imbanziriza mushinga tuzaba twamaze kuyibona tukayiganiraho n'urwego rwadutumye ari RGB mu biganiro turimo kugirana nabo. Icyumweru gitaha tuzaganira kuri iyi mbanziriza mushinga, noneho ibyo tuzumvikanaho tujye noneho kuri etape yo kugira ngo binozwe neza bibashe kuba byashyikirizwa abanyamuryango. Hari uwabajije ati se igikombe cya shampiyona biracyashoboka ko mukiriho? Hanyuma Jean Didier aravuga ati ko mwirukana abakinnyi bagenda mukibirukana bagahita babona amakipe kandi akomeye, biterwa n'iki? Ni amikoro cyangwa hari izindi mpamvu? Reka mbere ku gikombe cya shampiyona bose icyo nabwira abareyo ni uko iki gikombe kiri mu biganza byacu, tugiye kugiharanira kugeza tukibonye. N'igikombe cy'amahoro, ibi bikombe byombi amakipe turi imbere y'amakipe duharanira iki gikombe dukuyemo aya makipe y'abanyamahanga bitewe n'impamvu. Ndahamya neza yuko tuzakomeza guhatana ku buryo rwose mu kwezi kwa gatanu shampiyona irangira nzi neza yuko tuzaba amahirwe tukiyafite ahagije. N'abareyo mwese mugume inyuma yacu, tukume dufatanye, yaba izi match dufite za shampiyona uyu munsi niyo dufite kuwa gatandatu tukarangiza fazare, turaguma duhatane ku buryo igikombe tuzageza ku munsi wa nyuma tukigihatanira n'abandi bagenzi bacu bagishaka. Icyo navuga rero ku kindi wari ubajije kurekura abakinnyi bagatabona amakinnyi. Buriya nyine buriya filozofi ya ekipe umutoza yaraje atwereka imyanya akeneye abakinnyi we na staff technique, batwereka n'imyanya n'abakinnyi bifuza ko twarekura. Kuba warekura umuntu akagenda akabona amahirwe ahandi nuko nyine muri football niko bimera. Ibyo bivuga kwitwara neza simbizi ko tumaze kurekura abakinnyi 4 mu buryo buri officiel. Umukinnyi witwa Sheri wagiye sinzi ikipe akinamo, umukinnyi witwa Abdulaziz Ribardo sinzi ko hari match bari bakina nyuma yuko tumurekura, umukinnyi witwa Serumogo nawe ngira ngo yagiye ejo bundi, sinzi niba hari match bari bwakine ngo uvuge wenda ngo bitwara neza. Aho bitwara neza sindahabona, ariko niyo baba bitwara neza nibyo tubifuriza. Twebwe ubwo ngubwo tuba twamaze kubona yuko umutoza yatweretse ko ibyo uwo muntu akina bishobora kuba bitagendanye n'uburyo abona filozofi y'umukino, nyamara yajya ahandi agahuza filozofi n'undi muntu n'undi mutoza ushobora kuba yamubonyemo iyo karite. Perezida, muracyari ku isoko? Isoko tuririho, ariko noneho turi ku isoko ry'abakinnyi b'abanyarwanda, kubera ko imyanya y'abakinnyi b'abanyamahanga twarayujuje. Harimo abo turimo gusohora bagiye gushaka amahirwe ahandi, harimo abo twinjije. Ubu turashaka byibuze abakinnyi b'abanyarwanda bidukundiye 3 ariko byanze nka 2. Harimo n'abo mu biganiro kugira ngo tubashe kugira solution nyinshi mu kibuga no muri squad yacu. Rero nabwira abakunzi ba Rayon Sport yuko n'ubu mu gitondo twahoze tuvugana n'abakinnyi bamwe na bamwe, turifuza yuko twongeramo imbaraga z'abana b'abanyarwanda kugira ngo biduhe solution nyinshi zitandukanye. Muri gushaka mu ihe myanya? Turashaka ku mwanya ku murongo w'abataka dukeneye umukinnyi, muri mediane dukeneyemo umukinnyi, ndetse no muri defense. Turagushimiye cyane. Mbere yuko agenda, inkuru ya Richard Ndayishimiye nibyo yagiye gukora igeragezwa muri Uzbekistan. Reka ngaruke kuri Richard, ariko nanagaruka no ku nkuru ziriwe hejuru zivuga ku mukinnyi witwa Serumogo Ali, ariko numvise interview nziza yakoze. Abantu rwose itangazamakuru niridufashe kubaka
kubaka, ko amakuru yatanze atariyo hari ugasenya kandi atari byo. Serumogo yari umukinnyi twari dufitanye amasezerano, ariko tufite ibyo twamwemereye tutamuhaye, aratwegera twereka yuko tutujuje ibyo twagombaga kuzuza. Mu biganiro twagiranye usanga ari byiza yuko dutandukana neza, ariko abavuga yuko hari icyinjiye muri Rayon Sport cyangwa se ku muntu uwo ari we wese muri Rayon Sport ni ibinyoma. Ni uburyo bwa demobilisation yo gutanya bwa bumwe bareyo bavuga, tuvuga abantu bakabusenyesha amakuru nk'ayo, ariko uhita ubona yuko ari ibintu bigambiriye bigamije kugira ngo bagonganishe ubuyobozi n'abanyamuryango. Ni ikintu rwose nakwisabira bagenzi bacu b'itangazamakuru yuko mbere yo gutangaza amakuru runaka impande zombi ziba zihari, wabaza tukaguha amakuru aho kugira ngo ugire utangaza amakuru no kuzayagarura bigoye. Kuri Richard Ndayishimiye ni umukinnyi, amakipe tumaze kubona amakipe abiri yatugaragarije ko amushaka. Imwe idusaba ko ajya gukora igeragezwa, ariko hari n'indi tugeze kure noneho bifuza yuko ajya gukora test medical. Ubu rero ibiganiro biragenda neza hagati yacu nayo, ubwo turimo turareba offre nziza. Ibi muri football ni ibisanzwe, umukinnyi aba ari ku isoko yashakwa n'ikipe imwe ebyiri eshatu, uzanye offre nziza niwe tuzamuha. Ibyo navuga nuko ayo ma ekipe yombi amushaka, ibiganiro biragenda neza, ariko tureba ngo ufite ibiganiro byiza bifitiye akamaro ekipe n'indi, uwo ni nawe tuzaha amahirwe. Nk'uko mubivuze ari muri test aho yagiye ya test yayo y'umupira, ariko hari n'ibindi biganiro byaba mwifuza yuko yakora test medical, kandi tubona yuko bifitiye akamaro kanini Rayon Sport. Nimara gutungana tuzabaha amakuru yose. Urakoze cyane Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah ku mwanya waduhaye. Nanjye ndabashimira nka RBA n'ibindi itangazamakuru bose, nanababwira ngo muduhe umusanzu wanyu, muduhe akaboko kanyu mu kubaka Rayon Sport. Rayon Sport ni inkingi ya mwamba muri football y'igihugu cyacu. Mwarabibonye yuko iyo idahagaze neza ibintu ntibigenda neza. Ijwi ryanyu ryiza bitanga umusaruro mu kibuga no hanze y'ikibuga. Murakoze cyane. Iyo nkunga y'ijwi ryiza. Murakoze cyane, uwo munsi mwiza. Arakoze cyane Murenzi Abdallah, tuganirije byinshi.